Reka ngira ni amahoro kuri mwese mukurikirana Gwa Neza Time umunsi ku munsi. Reka kandi mbabwire ngo uyu munsi mureke dutemberane mu isi y'umwuka, tumenye ngo ni ibiki bibujijwe cyangwa se ni ibiki bitubuza kuba twatera imbere, ni ibiki bitubuza amahoro, ni ibiki kandi twikururira bikaba byaduhagarikira imigisha yacu ya buri munsi, ni ibiki mu isi y'umwuka tubuzwa yuko ibyo bintu tugomba kubikumira hakiri kare, dore ko ibyo bintu nyine bituzanira amahoro make, imigisha igahagarara, yewe n'urugendo rw'iterambere rukaba rwahagarara. Uyu munsi ikiganiro cya none turaza kwifashisha Bibiliya mu buryo bwo gusobanura ibi bintu nyine twabateguriye. Reka mubwire ngo mbere yuko dutangira ikiganiro turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice ni 2 naho umurongo no wa 20. Reka dusomere hamwe tumenye ngo ibi bintu niki turatangira tubivugaho. Mbere yuko rero dutangira kukubwira ibyo twaguteguriye mu isi y'umwuka bishobora kuba byaguhagarikira imigisha cyangwa se bikaba byakubuza iterambere ryawe, kandi ari wowe ubyikururira, ari wowe ubitunze iwawe. Tome hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, ubwo n'urwandiko rwa 2 ibice ni 2 naho umurongo no wa 20. Bibiliya iratubwira ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Iryo ni ijambo dusanga mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice byari 2 naho umurongo wa 20. Ariko kandi wakwibaza ngo no kubera iki dusomye iri jambo ry'Imana dusanga muri iki gitabo cy'isezerano rishya. Ndagira mubwire yuko uyu munsi Gwa Neza Time twabateguriye ibice 6 cyangwa se ibintu 6. Ibi bintu ubibitse iwawe, bamwe namwe mubibitse mu mazu yanyu, ibindi mubikoresha mu buzima bwa buri munsi. Nyamara ibi bintu bimwe muri byo uko ari 6 usanga ari byo biguhagarikira imigisha yawe. Igice cya mbere rero naguteguriye mu bintu n'ubundi 6, ndagira mubwire yuko ari amashusho amanikwa mu mazu. Mbere yuko dutangira nakubwiye yuko twasomye muri Bibiliya, igice twasomye wacyumvise, amashusho bavuze cyangwa se ibibumbano bavuze nabyo wabyumvise. Ndagira mubwire yuko rero igice cya mbere cy'ibintu n'ubundi utagomba gushyira hano mu nzu iwawe, cyangwa se ugomba kwitondera. Igice cya mbere cy'ibintu ugomba kwitondera kuba washyira hano iwawe, kuko n'ubundi bizaguhagarikira imigisha yawe, yewe bikaba byagira n'ibintu bimwe na bimwe bibangamira mu iterambere ryawe. Nyamubwire ngo uzitondere amashusho umanika mu nzu yawe, uburyo utegura mu nzu yawe. Reka mubwire ngo ushobora kumanika amashusho y'ibibumbano amwe ateye isoni nk'uko Bibiliya n'ubundi yabitubwiye, cyangwa se aya mashusho ukayamanika ariko mu by'ukuri akoreshwa ibiteye isoni. Reka mubwire yuko aya mashusho agira gutya agashushanya cyangwa se akaba yakwihishamo imyuka mibi. Imyuka mibi ikazira muri aya mashusho wakize iwawe, nawe ubwawe utabizi mu by'ukuri, ariko wowe ugahora uzinduka cyangwa se ugafata umunsi mu cyumweru ukajya ku rusengero ngo ugiye gusengera ibyawe, cyangwa se ugiye gushyira ibyawe imbere y'Imana, ngibi hari ikintu yabikoraho cyangwa ibe hari ikintu yagufasha. Genda ujye niwawe naho uhasengere, cyangwa se ugire uburyo ki uhategura. Ikindi kandi wirinde gukoresha cyane bino bintu warashyize iwawe. Hari ibyo uba warateguye warashyize ku nkuta, hari amashusho y'ibibumbano uba ufite mu rugo iwawe. Amwe batubwiye yuko mu nzu y'inyumba akenshi usanga bimwe bikoresha nk'iby'icyubahiro, ariko ibindi bigakoreshwa mu by'ukuri ibiteye isoni. Bibiliya niyo yabitubwiye, ntabwo ari ibintu twihimbiye, ngira ngo twabisomeye hamwe dutangira iki kiganiro. Reka nkubwire yuko rero ugomba kwita kuri ibi bintu ushyira mu nzu iwawe, haba muri salo cyangwa se mu cyumba. Ibintu utegura ari ibibumbano cyangwa se akaba ibishushanyo. Ubwo ikintu kitari cyiza nakubwira rero kuri aya mashusho nuko Sekibi ajya abasha kuyihishamo, yewe akayiyoberanyamo, ubundi byagera igihe cyo gukora agakora uko abishaka nyine, bitewe nuko hari aho yari yihishe. Ubwo nusenga ujye unasengera rero iwawe, cyangwa se ufate umwanya uri iwawe n'ubundi naho uhasengere, usengere na bimwe mu bintu utunze iwawe. Igice cya 2 rero uyu munsi nari naguteguriye, ndagira ngubwire yuko iki gice giteye ubwoba. Abantu bamwe na bamwe babikora batabizi, ariko mu by'ukuri ugasanga ibintu byinshi byarahagaze kubera ibi bintu baba barakoze mu rugo iwabo. Igihe kimwe uzajya ahantu usange rwose umuntu yamanitse isaha ku gikuta, ariko mu by'ukuri iyo saha ntago urushinge rwayo rugikomeza gukora, cyangwa se iyo saha nyine nayo ubwayo ntago ikora, imanitse hariya nk'umutako gusa. Biriya bintu mu isi y'umwuka ndagira mubwire yuko bisobanura guhagarika igihe n'ubundi. ni ukuvuga ngo ntago ari wowe uba waragihagaritse cyangwa se niyo saha ntago ari iba yaragihagaritse, ariko mu buryo bw'umwuka wera ndagira mubwire yuko iyi saha ihagaze cyangwa urushinge rwahagaze itakibasha gukora. Ndagira mubwire yuko Sekibi, imyuka mibi yo iraza igakoresha iyo saha nk'ikimenyetso cyo guhagarika igihe cyawe. Mu by'ukuri wowe ukajya uhora wizengurukaho, ukajya ukora ukabona uko wakoze ejo n'ubundi n'uyu munsi, ibintu iwawe bimeze nka foromire. Mu by'ukuri ntago igihe cyawe gihinduka. Gerageza iyo saha ube wayikoresha, niba yarapfuye cyangwa se uyigurire ibuye yongere ikore
ubikore n'ubundi Sekibi hari ukuntu akoresha isaha nk'iyo ngiyo n'ubundi agahagarika igihe cyawe mu by'ukuri ari wowe wayiteguye aho ngaho muri salo nk'umutako, ariko Sekibi akaza akayifashisha n'ubundi akaba yahagarika igihe cyawe, akagihagarika mu buryo butagaragara, wowe ukaba uri mu umwaka umwe, umwaka ugahinduka, ariko wowe ukaguma muri wa wundi n'ubundi wagumyemo. Mu by'ukuri warafatiwe hehe? Warafatiwe mu kintu ubwawe witeguriye iwawe. Nyamara ite ku kintu utegura iwawe, ite ukuntu utegura iwawe muri salo cyangwa se mu cyumba, uburyo utegura iwawe nabyo ukwiye kubyita. Usibye kandi yuko iyi saha ishobora kuba yaguhagarikira imigisha nk'uko yahagaze nayo, cyangwa se Sekibi akayifashisha ahagarika imigisha yawe n'iterambere nk'uko urwo rushinge rwahagaze cyangwa se aho rwahagarariye ugasanga nawe bifashishije. Ndagira ngo nkubwire yuko umunyamwuka akinjira mu nzu yawe akabona uburyo wateguye muri salo iwawe cyangwa se mu nzu iwawe, uburyo wahateguye ibihateguye ibihagize, uburyo mu by'ukuri wateguye wadekoye iwawe, umunyamwuka akihinjira ashobora guhita akubwira ngo dore nguyu umwuka utembera ahangaha. Ni ukuvuga ngo ukinjira ahantu ubundi iyo uri umunyamwuka uhita umenya ngo dore umwuka utembera ahangaha n'uyu nguyu umwuka utembera ubwoko bwawo uhita ububona rwose. Niyo mpamvu muba mugomba kwitondera ibintu mudekora cyangwa se mutegura mu mazu yanyu n'ibintu mutunganya rwose cyangwa se uburyo mubikoreshamo. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ikintu giteye ubwoba bamwe muri mwe mutari muzi, abari babizi namwe ndagira ngo mubyumve neza mwitonze, wenda hari igishyashya urasangamo kandi ugomba kwirinda cyangwa se ukaba wagisengera. Ni ukuvuga ngo ku mwanya wa gatatu turahasanga indabo zumye. Ibaze gutegura nawe mu byo utegura ugategura indabo zumye. Zino ndabo zumye iyo tugiye mu isi y'umwuka itubwira yuko izi ndabo zumye zikurura umwuka w'urupfu, izi ndabo zumye zikurura umwuka wo kunanirwa, izi ndabo zumye zikurura umwuka wo guhagarika imigisha yawe. Ni ukuvuga ngo iwawe nujya kuhategura uzirinde gutegura indabo zumye. Nyamuneka niba iwawe hari indabo zumye, simbuza indabo nshyashya, ukureho indabo zumye, indabo zishaje zijugunye, uzane indabo nshyashya, cyangwa se utegure indabo zitajya zuma, zitajya zihungabana rwose. Izi ndabo uko ziraba ni ukuvuga ngo Sekibi we azikoresha arabya ndetse anahagarika ndetse yewe n'imyuka y'urupfu ayizana iwawe. Uko ziraba, uko zinanirwa, uko zicika intege, Sekibi nawe azikoresha aca intege ibyawe. Ni ukuvuga ngo azihishamo cyane rwose. Mwabantu mwe mujye musenga Imana yewe munite ku bintu rwose, dore yuko imyuka mibi itajibura. Ni ukuvuga ngo ikibona akuho gatoya cyane ntago ijibura hinyura, ikibona icyuho gitoya cyane iragufatirana rwose, ukagira ngo ibyawe byavujemo ibindi bintu, ukagira ngo ibyawe byaravangiwe, ukagira ngo ibyawe byanditswe nabi. Ntabwo byanditswe nabi, kuko waje hano ku isi Imana igufiteho umugambi, kandi uwo mugambi rwose ukaba ugomba kuzasohora. Niyo mpamvu nawe ubwawe uba ugomba kwitekerezaho ubwawe rwose inzira Imana yaguciriye ukaba wayikoresha kandi ukayibyaza umusaruro, ugatera imbere imigisha yawe, ukayifungura, ukabohoza ibyawe biba byaranyazwe. Ndagira ngo mbwire yuko ugomba guhindura izi ndabo. Ntugatume indabo zuma iwawe, ntugatume indabo ziraba, ntugatume zicika intege. Niba ubona zishaje cyangwa se zararabye nyine zaracitse intege, nyamuneka gerageza uvugurure, ushake izindi, ubundi ukomeze urugendo rwawe urw'iterambere, urwo gusenga, urugendo rwawe rwo kuzana imigisha mu rugo iwawe, urugendo rwawe rwo gukomeza kujya mbere, apana guhagarara cyangwa se kwizengurukaho, yewe no gukurura umwuka w'umunaniro wo gucika intege iwawe. Gerageza rero uvugurure indabo, ugerageze utegure indabo zitumye kandi zidacitse intege, kuko abadayimoni bajya babasha kuzikoresha n'ubundi baca intege ibyawe, nawe bitagusize kandi urabyumva no kugendana nabyo. Reka nkubwire yuko rero uba ugomba kwitondera ibi bintu. Ikindi kandi nakubwira, umwuka w'urupfu ntabwo uzigera ubura kuza aho ngaho, ukajya wumva rwose umwuka w'urupfu uratembera aho ngaho. Ntabwo uzapfa kubimenya niba utajya wizera cyangwa se ngo ube wajya mu ngoro usenge, ube wajya mu ngoro y'Imana usenge. Nyamuneka senga, cyangwa se niba udasenga ababishoboye bagusengere. Reka nkubwire ngo irinde kubika iyi myenda yatobaguritse, imyenda yacitse, kandi mu by'ukuri iyi myenda ntago ukikeneye. Niba ubona imyenda ishaje kandi utakikeneye, gerageza ube wayikura aho hantu, cyangwa se uyibike kure y'ahantu ukorera ibikorwa byawe bya buri munsi mu rugo iwawe, kuko iyi myenda yacikaguritse ihagarika urwego rumwe rujya ku rundi. Reka nkubwire yuko udashobora kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Imyuka mibi iba yarakoresheje iyi myenda iwawe, iba yarakoresheje iyi myenda ikayikoresha mu buryo bw'umwuka. Tubona yuko urwego uriho n'ubundi iyo myenda iri aho ngaho itakundira ko wava kuri urwo rwego ngo ujye ku rundi. Kandi reka nkubwire yuko ari kimwe n'inkweto. Ufite inkweto zatobotse imbere, ugasanga rwose ku mano zaratobotse, ugasanga inkweto munsi zararobotse, ugasanga zaratubaguritse, zaracitse. Mu by'ukuri uzibikanye n'ibindi bintu bizima, urazibitse aho ngaho zifite nta kintu uzimaza. Imyuka mibi ntagiza ngo yinjirire mu kintu waguze ejo, cyangwa se mu kintu kigaragara nk'aho kigifite imbaraga. Imyuka mibi ikora nk'imbaraga nkeya, ariko kandi izo mbaraga nkeya zikaza zikarimbura, zigahagarika, zikica, zigasenya, zigasahura.
izi mbaraga nubwo ziza muzikisha mu bintu by'imbaraga nkeya ntago zikora ikintu cyoroshye, zikora ikintu gikomeye rwose gishobora kukugiraho ingaruka ku buzima bwawe. Gerageza ibi bintu udakeneye byashaje byatubaguritse cyane cyane by'ibyambarwa ubijyane kure yaho wowe utegurira ubuzima bwawe bwa buri munsi, aho witegurira ugiye gukora urugendo, aho witegurira ugiye kujya mu kazi, aho witegurira ugiye kujya gusenga, urabisiga aho ngaho wowe ugenda ugiye gusenga uri bugaruke ubihasanga, biraguha karibu, byitsindye mwango byihishe mwaho ngaho. Gerageza rero wowe ubwawe ari wowe umenya ngo ni ibiki bidakenewe aha ngaha, ni ibiki biri kumagarikira ibyanjye aha, ni ibiki biri kumagarikira imigisha. Ndagira ngo mbwire yuko rero uba ugomba gukura ibyo bintu mu nzira rwose, ukitegura neza, ukitegura kwakira urugendo rushya, ukitegura kwakira urwego rushyashya, ukava ku rwego uriho ukagira urundi rwego ujyaho. Ntabwo ari uko nguko ubuzima bwawe Imana iba yaragushushanyije gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo Imana iba yaragushushanyirije ibyiza yewe, dore yuko umwanzi atabura kugutegurira n'ibibi, ariko Imana iyo igutegurira ntabwo igutegurira ibibi, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko itifuza kutugirira ibibi. Ibyo yifuza kutugirira si ibibi, ahubwo ni byiza kugira ngo ubuzima bwacu buhore buyihimbaza. Ikintu cya gatanu ku mwanya wa gatanu naguteguriye rero, ndagira ngo mbwire yuko iwawe niba ufite miruwari cyangwa se ikirori cyamenetsemo ibice bitandukanye, icyo kirori bibaye byiza ntabwo wafata agace kacyo ngo ugakoreshe cyangwa se ugende ukirebemo n'ubundi cyaramenetse. Niwitegereza neza uzabona amashusho agiye ari mu bipande n'ubundi, nuko utazabasha kubireberamo kimwe rimwe ibyo bipande byose. Ariko reka nkubwire yuko iyi miruwari ikoreshwa n'imyuka itanga amakuru ku barozi cyangwa se ku bantu bifuza kukugirira nabi. Umuntu w'umurozi agize amahirwe, niko nabivuga, akaza iwawe agasanga miruwari yawe irimo ibice bitandukanye, cyangwa se miruwari ukoresha wireba irimo ibice bigiye bitandukanye, reka nkubwire yuko ayo ngayo yaba ari amahirwe kuri we kugira ngo agufatishe cyangwa se kugira ngo atume yohere ibintu nyine abohera bo baba babizi. Ni ukuvuga ngo we ntago bazagaruka aho ngaho kwirirwa tumwanya wiwe kugutega cyangwa se kugira ibintu atongera iwawe. Biragoye cyane kuzongera kuhamura aricyo kimuzanye. Reka nkubwire yuko we azatuma ya myuka n'ubundi basanzwe batuma, azayituma ize ikoreshe iriya miruwari n'ubundi irimo ibice bigiye bitandukanye. Igice kimwe azakifashisha mu buryo bwe, ikindi gice azakifashisha mu buryo bwe, ikindi gice gutyo gutyo. Wowe mu by'ukuri uzaza wirebe muri miruwari nk'ibisanzwe, ariko ntabwo ubuzi ngo niki cyahindutse cyangwa se niki kigize. Ugasanga miruwari uyimaranye rwose igihe kitari munsi y'umwaka, igihe kirekire, ariko mu by'ukuri uyikoresha gutyo yamanyaguritse, uyikoresha wirebamo. Reka nkubwire yuko miruwari atari ikintu cyo gukinisha, atari ikintu cyoroshye, kuko iyo ari nzima ukaba wayikoresha mu myizerere n'ubundi, ukaba wayikoresha kandi wizeye, ukivugaho amagambo meza, ukiyaturaho amagambo meza uri kwireba muri miruwari. Ndagira ngo nkubwire yuko nta kabuza kwizera kwawe kuzasohorera ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero n'imyuka mibi kwizera kwayo nyine mu buryo byizera n'ubundi nabyo birakora bigakunda. Ugasanga rwose imyuka mibi iziye muri iyo miruwari yamenaguritse, yamanyaguritse, ugasanga irayikoresheje byoroshye cyane. Ubuzima bwawe bugiye mu kintu cy'ikizeru, iragufashe rwose, igikoresheje ikintu ishaka. Iragufata, ifata isura yawe mu buryo butandukanye, ize ikuzenguruke, ihagarike kamwe ku kandi, ifate kamwe ku kandi, inyage kamwe ku kandi, ikwifatire rwose, igukoreshe mu buryo nyine nayo yumva ishaka. Kandi mu by'ukuri itangiriro ari wowe, itangiriro ari wowe waryikururiye. Gerageza rero, niba ubona imanyaguritsemo ibice byinshi, wifate igice kimwe ngo ugikoreshe, ikindi gice kijye hariya, wiza ngo ufate bya bice uko byegeranye ubikoreshe. Gerageza wowe ubwawe uhindure iyo miruwari, ukoreshe miruwari imwe. Kandi mu by'ukuri niba wizera, nuwiyaturiraho ibintu byiza, niwiyaturaho amagambo meza mu gihe uzaba uri gukoresha iyo miruwari mu buryo bumwe, ndagira ngo mbwire yuko kwizera kwawe kuzasohorera ku buzima bwawe. Inyatsi, amahirwe makeya, yewe imbaraga nkeya mu buzima bwa buri munsi, ndagira ngo mbwire yuko ari ibintu bihangayikishije abantu batari bakeya. Iki kintu rero kibizana akenshi nakigushyiriye ku mwanya wa gatandatu. Iki kintu ndagira ngo nkubwire yuko ugomba kwirinda gukoresha amasahani cyangwa se ibikombe bimenetseho. Gerageza niba ufite isahane imenetseho wiyiriraho nyamuneka. Iki kiganiro niba ucyumvise uri umunyamahirwe, kandi kumenya ukuri buriya nibyo bikugarura mu nzira nziza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ndagira ngo mbwire yuko niba umenye ukuri, ukaba umenye icyo ugomba gukora, byikore, kiroroshye ntabwo kigoye, ariko mu by'ukuri ugirire neza ubuzima bwawe. Garura ubuzima bwawe nyamuneka, ikureho inyatsi karande, ikureho ibi bintu bimeze nk'imivumo bikugendagendaho, ariko mu by'ukuri atari imivumo, ahubwo ari wowe wabyikururiye rero muri ubu buryo. Urira ku isahani yamenetse cyangwa se yahongotse, ukoresha igikombe cyamanyutseho, ntabwo cyamanyutse ngo gitandukane, cyo ubwacyo cyaramanyutseho. Reka nkubwire yuko ibi bintu ugomba kubihagarika. Umwuka mubi ukabikoresha ukagukururira ibintu bimeze nk'inyatsi, mu by'ukuri wowe ukajya ufata, ariko ubutunzi bwawe ntubukomeze, ukabufata mu by'ukuri bukamanyuka, cyangwa se nabwo ubwabwo bukicamo ibice. Ejo wari ufite ariko uyu munsi ntago ufite, uri kwibaza ngo ni ukubera iki?
ejo wari utunze ntabwo uyu munsi utunze. Uri kwibaza ngo ni ukubera iki? Wagize ngo ni karande zo mu miryango. Ndagira ngo mbwire yuko uri kwibeshya cyane. Gerageza uhindure bimwe mu bintu ubwawe wikururira. Gerageza uhindure bimwe mu bintu ukoresha mu by'ukuri utabizi neza yuko ari ibintu bigukururira inyatsi. Hagarika ibintu bishaje, wizere ibishyashya. Zana ibintu bishyashya mu buzima bwawe. Hindura ubuzima bwawe. Vanamo ibintu bimaze imyaka bimeze nkaho byarambiranye. Zana ibintu bishyashya mu buzima bwawe. Wowe ubwawe ni wowe ugomba gukora ibyo bintu. Ndagira ngo mbwire yuko Imana y'ubwayo uzatera intambwe imwe, izisigaye uzaziyibaze, ariko mu by'ukuri wateye intambwe. Wowe ubwawe wikwihagarikira imigisha, wowe ubwawe wikwihagarikira ibyo wateguriye, ibyo wagenewe, kandi mu by'ukuri ari ibyawe. Ubwawe wikishyiriraho ikintu kizatuma imyuka mibi iza kucyihishamo ngo ibe yagikoresha, ibe yahagarika ibyawe. Mu by'ukuri wowe ukagira ngo ni inyatsi. Mu by'ukuri wikihagarikira imigisha. Icyo kintu ndakikubujije. Reka nkubwire yuko niba ugejeje kuri uyu mwanya, kuri uyu munota ukiri gukurikira Waneza Times, ndagira nkubwire yuko uri umunyamahirwe kandi uri umunyamugisha cyane. Ibi bintu ugomba kubikurikiza kandi ukabyumva. Reka nkubwire yuko ahangaha dusubikiye rero ikiganiro twe twateguye umunsi wa none. Niba urangije video cyangwa se ukurikiye ikiganiro ukakirangiza, reka nkubwire ngo uri uw'agaciro cyane, kandi reka nkubwire ngo ubaye uri mushyashya ahangaha urasabwa gukora subscribe ngo tujye tubana no mu bindi biganiro by'ubutaha. Kandi ubaye uri umusangwa nawe, ndagira nkubwire yuko akagaruka ni ka kandi n'ubundi ntabwo tugomba kubatenguha. Twiyemeje kuzagira impinduka ku buzima bwawe. Wowe wamenye Waneza Times ugomba kugira impinduka ku buzima bwawe. Ikindi, ibitekerezo byanyu commentaire section ni yanyu, mujye muduha ibitekerezo byanyu tumenye ngo abantu turi kugendana mu by'ukuri bumvise ikiganiro mu buhe buryo bacyakiriye gute, kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro nta nkomyi rwose. Reka tubonane rero muri video y'ubutaha. Nge mwari kumwe n'imbibi wa kabiri, nawe mwita uwa mbere mu badukurikirana. Ciao ciao.